Shalom shalom. Nifuje ko twongera gusangira ubutumwa bwiza buri mu ruhererekane rw'inyigisho zivuga ngo Yesu Kristo mu isezerano rya kera. Umutwe w'inyigisho ndawita Imana ihishurira Aburahamu isezerano ryo gukiza urubyaro rwe binyuze muri Yesu Kristo ntama w'Imana. Umwana wa Aburahamu Isaka yari gutangwaho igitambo ariko asimbuzwa intama. Bitubwira iki iyo tubisomye hariya? Imana yatoranyije Aburahamu kugira ngo abe se w'abizera bose. Mu rubyaro rwe niho isi igomba guherwa umugisha. Imana itora Aburahamu. Abantu bigometse kenshi cyane ku Mana ndetse baza no kunanirana. Aburahamu we ayiboneraho umugisha. Imana iramutoranya imusezeranya kuzamugira urubyaro rukomeye cyane isi izaherwaho umugisha. Yaje kumuha umwana umwe ageze mu zabukuru. Umwana ataranakura, Imana iza kumugerageza imusaba ko wa mwana amutambaho igitambo cyo koswa akamutura Imana. Aburahamu ntiyashidikanyije ahita abikora. Afata wa mwana amujyana ku musozi wa Moriya. Azirika umwana we aramuboha amushyira ku gicaniro hejuru y'inkwi, nuko afata icyuma ngo amusogote, ariko marayika aramubuza. Nuko Aburahamu Imana imuha intama yo gusimbura wa mwana. Ibi nabyo byashushanyaga uko umwana w'intama y'Imana azaba ari we utangaho igitambo, akaba ari we upfa mu cyimbo cy'urubyaro rwa Aburahamu n'abandi bose bazamwitirirwa binyuze mu kwizera. Imana igerageza Aburahamu imutegeka kuyitambira Isaka. Turasoma mu gitabo cy'Intangiriro ibice 22 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku 19. Hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti, Aburahamu. Aritaba ati karame. Iramubwira iti, jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujye mu gihugu cy'i Moriya, umutambireyo ku musozi ndi bukubwire, abe igitambo cyoswa. Aburahamu azinduka kare kare, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana n'abagaragu be babiri na Isaka umwana we, yasa inkwi zo kosa igitambo, arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye. Ku munsi wa gatatu Aburahamu arambura amaso yitegereza aho hantu hari kure. Aburahamu abwira abo bagaragu be ati, musigarane hano indogobe, njye n'uyu muhungu wanjye tujye hirya hariya dusenge tubagarukeho. Aburahamu yenda za nkwi zo kosa igitambo azikorera Isaka umuhungu we, ajyana n'umuriro n'umushyo, bombi barajyana. Isaka ahamagara se Aburahamu ati, data. Aramwitaba ati, ndakwitabye mwana wanjye. Aramubaza ati, dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama urihe w'igitambo cyo koswa? Aburahamu aramusubiza ati, mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Nuko bombi barajyana. Bagera ahantu Imana yamubwiye, Aburahamu yubaka igicaniro, yararikaho za nkwi, aboha Isaka umuhungu we, amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko, yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati, Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati karame. Aramubwira ati, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubumenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana we w'ikinege. Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo yafashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda ya ntama, ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yita aho hantu Yehova Yire, nk'uko bavuga na bugingo n'ubu bati, ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru, aramubwira ati, ndirahiye niko Uwiteka avuga, ubwo ugenjeje utyo ntunyime umwana w'ikinege, yuko kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindurwa amarembo y'ababisha barwo. Kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha kuko wanyumviye.
Aburahamu asubiraho abagaragu be bari, barahaguruka bajya i Berisheba, agezeyo arahatura. Iby'Imana yakoreye Aburahamu kwari ukumugerageza ngo imenye kwizera kwe. Ariko nanone iyo dusomye neza tubonamo ko kwari ukumuhishurira umugambi Imana yari ifite yo gukiza urubyaro rwe. Kubera kwizera kwe kwinshi byamuhinduye umukiranutsi, Imana izana intama yayo ngo abe ari itambwaho igitambo mu mwanya wa Isaka umuhungu wa Aburahamu. Bishushanya ko urubyaro rwa Aburahamu uhereye kuri Isaka n'abandi bose bazamwitirirwa mu kwizera, ntama w'Imana ukiza ibyaha by'abantu ari we Yesu Kristo, azaza akabambwa agatambwaho igitambo kizima kimwe kizanyura Imana, mu kwizera kwe akadukiza ibyaha tukabarwaho ubukiranutsi. Ntabwo Imana yashakaga ko Isaka apfa mu by'ukuri, ahubwo ko akira. Bityo umugisha Imana yahaye Aburahamu ukazagera ku rubyaro rwe rwose, ahubwo kugira ngo bapfe intama w'Imana akaza kubapfira. Ikiriya ntama yashushanyaga. Muri izi nyigisho twakwigiramo kwizera no kumvira Imana tugakora ugushaka kwayo. Kwizera kwa Aburahamu nako kwajyanywe no kumvira Imana akora ibyo yamusabye, bimuhana no gukiranuka. Kwizera kuzuzwa no kumvira, ari byo Yakobo atubwira ko kwizera bijyana n'ibikorwa, ari byo kumvira tugakora ibyo Imana idusaba. Yakobo 2:21. Mbese sogokuru Aburahamu ntiyatsindishirizwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro? Tugomba kwizera Imana ariko tukanahinduka abana bayo bakora ibyo itubwira. Imana nikubwira ko hari umuntu ushonje ntumugaburire hanyuma ukica amatwi ugakomeza, kwizera kwawe nta kintu kuzaba kukumariye. Yesu Kristo yadutegetse gukundana ngo nibwo bazamenye ko turi abigishwa be. Nudakunda abavandimwe bawe, kwa kwizera kwawe nta kintu kuzakumarira, ntabwo kuzatuma urangiza urugendo rwawe neza. Iyo wizeye Imana ugakora ugushaka kwayo, iguhindura umukiranutsi kuko Imana niyo ikiza ibyaha. Iyo wumvira rero irakuyobora ikakugeza ku nzira y'ubutungane. Abana ni ab'Imana kuko niyo ibarema, ahubwo ibaremera muri twebwe ikanabadutiza kugira ngo tubarere. Ibi rero Aburahamu yari abizi neza ko Isaka ari umwana w'Imana, ahubwo yamumutije kandi yanamutwara igihe cyose ishakiye, niyo yaba amajije gupfa ikongera ikanamugarura ikamuzura, kuko Imana ifite ubushobozi bwo kuzura. Ntitukime Imana ibintu byayo rero, ahubwo tujye tugira kwizera ko yaduha n'ibindi birenze ibyo ngibyo dufite. Ni nka kwa kundi mbese uha umwana ikintu warangiza ukakimusaba kugira ngo urebe niba nta busambo agira. Iyo umwana akikwimye ntabwo wumva wishimye kuko niwe ubimuha ibyo bintu. Iyo kiguhaye nibwo ugira courage zo kongera kumuha n'ikindi n'ubutaha. Urabona ko rero isezerano rya kera ryashushanyaga Kristo wagombaga kuza, ryahanuraga Yesu Kristo wagombaga kuza. Imana ibahe umugisha. Shalom.